ahandi ni ku ishuri ribanza rya Bweramvura, rikaba ari ishami ry'ishuri ry'imyaka 9 rya Bweramvura cyangwa se bakanaryita Satellite Bweramvura. Ni ishuri ryubatse mu mudugudu wa Gihororo mu kagari ka Bweramvura, umurenge wa Kinihira ho mu karere ka Ruhango. Ni hafi y'uruzi rwa Nyabarongo, akaba ari ku masangano y'akarere ka Karongi na Muhanga. Iri shuri ribanza rya Bweramvura ryakira abana baturuka mu midugudu ya Bugarura, Gihororo n'ahandi ho mu bice bya kure. Gusa ntirifite imyaka yose uko ari 6, dore ko habarirwa gusa imyaka 3. Ikaba yarubatswe n'abapadiri ku bufatanye na leta ngo ajye afasha abana baturuka muri ibyo bice, nk'uko Ernest Wimana, umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kinihira abisobanura. Iyo abana baharangirije bisaba ko bakomereza ku ishuri ry'imyaka 9 rya Groupe Scolaire Bweramvura, aho bahiga amashuri abanza hiyongereyeho n'andi 3 yisumbuye. Iyo uganiye na benshi mu babyeyi barerera kuri iki kigo, bakubwira ko kujyayo bisaba gukora urugendo rutari munsi y'ibirometero 2, kandi hakaba hari n'imisozi miremire, bikabera imbogamizi zituma abana biga nabi, dore ko baba bakiri na bato. Bamwe mu babyeyi basaba ko ubuyobozi bwakorohereza abana babo bukabubakira aya mashuri abanza hafi ku buryo kwiga kwabo byoroha. Nagira ngo mutwumve nk'abayobozi, mutubere abavugizi. Bibaye byiza nuko gusaba umuntu asaba akabatiha, nibura mwatugenera mukaduha nk'amashuri nibura imyaka 6 primaire, abana bakarangiza wa 6 bakabona kuza hano, abana bagimbutse bakuze. Mutubere abavugizi, murakoze. Ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango buvuga ko iki kibazo cyumvikana, ariko ngo ntibwahita butanga umwanzuro ko aya mashuri ababyeyi basaba azahita yubakwa aho ngaho, bityo ngo habanza hakarebwa niba aho bifuza ko yubakwa ahagenewe. Mbabazi François Xavier, umuyobozi w'akarere ka Ruhango, avuga ko kugeza ubu ikigiye gukorwa ari isuzuma, bakareba niba bishoboka, hanyuma imyanzuro ikazafatwa nyuma. Hariya gahunda ngari tugomba kureba yo gutuza abaturage neza. Hari aho kugeza uyu munsi turiho tugendera ku kibazo nk'iki ngiki, tukaba twakubaka amashuri nyamara yenda abaturage bagiye kuhava kugira ngo bajye muri wa mudugudu, bajye muri ntuye neza. Ukaba wasanga tugiye kubaka amashuri aho ngaho, wamara kuzuza amashuri ugasanga nta baturage bakihatuye. Ndumva rero byiza twacyakira tukagisuzuma, tukareba uko kimeze, hanyuma tukazatanga igisubizo gikwiye. Ubwo hasozwaga gahunda y'intego z'ikinyagihumbi mu mwaka ushize w'2015, Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Ambasaderi Gatete Claver yatangaje ko uburezi bw'ibanze kuri bose u Rwanda rwateye intambwe ifatika, ngo kuko 96% by'abana bagejeje mu gihe cyo kwiga amashuri abanza babashije kugana ishuri. Muri izo ntego bigaragara ko abana bagomba kwegerezwa amashuri hafi, ibintu ariko bigisa nk'inzozi kuri bamwe, kuko magingo ya hakiri abana batarabasha kwegerezwa amashuri, aho usanga bagikora ingendo ndende kugira ngo bagere ku ishuri.